ntabwo wandagira akazi yo ati se wabyigwa n'iki kutari igisambo ati se kuki unyita kuri igisambo ndangije mu buzima ndavuga ati se koko ubu nitswe ko ni igisambo yo ihangane mama ihangane Jackie ihangane komera ngo umwana wanteye inda akimara kuntera inda turabyarana tubyara umwana w'umuhungu sinenze yaturuka wagiye mu muhanda mu buraya cyangwa se wagiye mu bujura hari muri gukurikira tumva umuhanda wagiyemo hanyuma papa wabo bana muramutse muhuye isaha wamubwira iki bana se uwo waguhemukiye mwicaranye nk'uko twicaranye ndamuzi se urabona hano ukuntu aba yakugura inzoga amakugura inzoga ukanywa ukarya ugatahana mwamara gutahana kanka benshi bakuramo mata ni benshi cyane kuki abanjye none ndi kubatemagana yo abana bawe baba bakubwira iki Jackie niba atari ibanga ibyo byose umwana w'imyaka 11 ni mukuru abaza akazi nyina akora arabizi kuri indaya yo ni n'abana ubwo afite 11 komera ihangane mama nani isa papa wabo ntago murongera kubonana yo komana nukuri sinzi ko nyagasani we zana abana yonza ko afite ababyera ubundi ibyo byose ntago byari kuba oya nukicuze ntago byari kuba no nese byibuze Jackie nabonye mu kiganiro mu rugo rwawe navuga ngo utunzemo prudence nyinshi ujye usamba n'abana bakubona ubwo Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi ndabasuhuje aho muri hose mu Rwanda East Africa no muri diaspora nanjye ndabakunda cyane nose twicaraye niba ari umumama cyangwa umukobwa agiye kubitubwira muramubona mwiza rwose navuga ngo ubuhamya bwe ni somo kuri benshi tuguhaye ikaze banyita amazina yanjye zose nka Jacqueline amvuka mu karere ka Rusizi nkabanyita nkafite abana batatu yego abana batatu abakobwa abahungu batatu wibyariye abasirikare ni sawa cyane hanyuma mu karere ka Rusizi uyu munsi uri muri Kigali ndashaka kubanza umbwira urugendo rwo kuva i Rusizi uza muri Kigali waje gute kurunaje njye kurunaje navuye cyangwa bayita Rusizi nta babyeyi mfite yego nta mama ngira yo pole nta nyogokuru ufite yeritwa ndi imfubyi pole ariko kurunaje mu buzima naye nisanga mu bye n'ababyeyi mfite nza nisanga umunambi ati tugende mu mujyi wa Kigali yego kubijya ngwanjye yarashize yo nta numwe ngira mushyira mikoro nko kunyifasha nta numwe ngira yego ariko ndavuga ati washa akazi ko mu rugo ntago nabaho ko tuvuga turi abantu bane yego tuvuga turi abantu bane tena nisanga abo bantu bane sinzi aho batuye niwambaza ngo uvukana nande sinabisha urabibasha yego uraza kugegeza ku managinga mikro abo bana bane muvukana nta numwe uza haba kubera ihe mpamvu se utagisura abafandimwe bawe bugi cyane karanya ko yabaye imfubyi ko twatatanye yo ntago mbizi ntago uza aho bagiye bambi hanyuma wenda nta n'amazina uzi ku buryo hari umuntu ushaka kubabona abavandimwe bawe akaba yazana tubwira byibuze ati nzi abana bavukana cyangwa se uyu munsi hari ahantu bari nta numwe wibuka izina rye yabaye ni mama kuba ngo amazina uko naje i Kigali mvuye Rusizi pe kuvugisha ukuri niko kwa mbere ko mvuye Rusizi na umurambye ajya kundangira akazi ko mu rugo akundanya akazi ko mu rugo urumva yego twaje mu mujyi wa Kigali aranjyana amaze kunjyana ya hanyuma no muvandimwe reka nze mufashe mikro ndabona ari ikibazo kamufashe gutya ntacyo sibyo hanyuma biza kugenda bite kuza mu mujyi wa Kigali kuzamuka umukobwa w'inshuti yanjye arambira ati ngo tugere ngurangira akazi ko mu rugo yego akazi ko mu rugo andanya akazi ko mu rugo ahantu bita Gatenga agenda agakora pe wakora umugabo naho waho yabyanga turyama ndabyanga ariko nzakuya ababatse kuri imfubyi wakoreka kugira ngo ujye kwiga imyuga yego bisaba boss
maze gusaba bosi ndabimubwiye ati njyewe nzayankora akazi kose mu gitondo nkora amasuku ibintu byose iwe nzabinya mbikora nijoro yego ndabikora hangenda aza kubwira umugore wavatire uyu muntu ngiye mpemba yanjye ntago najya mwishyura yego asigaye ajya ataha aze aryame kuryama ntago byari bigoye pe nta babyeyi nayo ifite nta data nta mama ubu nakoze nawe nugarije n'amabuye kumenya ati se ko nabonye kugira ngo nige imyuga mu kigo cy'imfubyi yego wambabariye nkabikora ibintu byose nkazika mu gitondo mbikoze nimara kubikora na nimugoroba njye mbikora aho nkabura kuntu nakiga umwuga yo kubera akazi kenshi abinyemereye umugabo arabyanga kubera iki umugabo yabyangaga avuga ati njyewe mpemba umuntu nimara kumuhemba ahasigaye noneho ajye no gukora akazi simba ishaka turamwirukana ugiye gukora akazi ajye kwiga njye ntabwo namuha yanjye noneho asigaye ajye gukora akazi ajye kwiga iyo myuga kubyakira yabigoye mabujama ati rero umugabo wanjye yakwanze ahasigaye ndaguhemba yawe ugenda yego kumuhemba yanjye yamaye maze nk'amezi nk'atatu naguragamo imyenda yo kwambara nkaguramo amavuta nakimabuje aramemera bati se ubungubu ndajya he nta kundi ngiye sinkwanga hasigaye wishakamo igisubizo icyo gihe wakoreraga nkangahe bampaga 6,000 ndera abana 3 ibintu byose mbikora abana 3 bumfurira umugabo umugore amasuku byose nibyo mu nkora nkabatekera nta kundi muntu ukora mu rugo ariko ubwo umugabo yaje kubyanga umugore ahita kwambira ati rero niba byanze ayo wakoreye nzakwishyura yego maze arayama pe nta kintu namushinze ntagiye tena banyishyuye ku manywa y'ihangu ndagenda nkora umuntu hari n'ubundi nakoraga akazi muri Rwanda gisi yego maze nkakora uko nahise bati nkabona n'umuntu uko Kigali ntabwo nari nyizi neza ntabwo wandagira akazi ati se wabyigwa n'iki kutari igisambo ati se kuki unyita kuri igisambo ndangije mu buzima ndavuga ati se koko ubu nitswe ko ni igisambo ihangane mama ihangane Jackie ihangane komera ni ibintu biba bitoroshye sibyo ni ibintu biba bitoroshye ni ubuzima bw'umuntu aba ari gucamo cyangwa se yaciyemo ariko birababaje kubona umumama mwiza nk'uyu ari kurira kubera amateka cyangwa se ibibazo byamubaye komera mwana n'umumama none muhura nawe ndafate ko nibushaka akazi meta nanifite ni nk'ari ishashi kera bikibaho ari ishashi ako ushaka akazi komera mama ihangane aramye ati rero umukozi wanjye yaryama ati nawe waharyama nta kibazo aranjyana maze kunjyana ahita akakimura akibara kunjyana nta kibazo umwana aramwozaga kuko nawe ntabwo yari afite umugabo yego ni ukuri kandi ibyo mvuga ni ukuri yari afite umugabo yego abana nkamwogereza afite abana 3 ngaboza nta kibazo kugira ngo iminsi 10 birumvikana mama ndagomeza kwa none yajya sana akazatena akazana n'abagabo nituriza njye bati ibyo kurya ntabwo nishyura inzu yego ndarwana n'iki nyuma aza kumbwira ngo usungu ngo kuri mwiza ngo nako kazi wagakora ati se akazi kayo tuzinga cyane aza kuma umugabo umwe ni wantinda akimara kuntera inda turabyarana umwana w'umuhungu sinzi yaturuka ubwa kabiri rero navuga ati urumva ubwa kabiri umwana w'umuhungu ubwa kabiri nabo kwa kundi nabo yarazwe niba inka yari nk'akavukire arongera tukumwodesheza tuba muri chamburete uwo mugabo ako naza aturuka
sinzi aho aturuka ko numvaga ubuzima kuko nta babyeyi mfite nta shinge na rugero yego ambyaza undi wa kabiri turabana aza gushaka akazi aba umufundi shiduka no mundi yana indi ya gatatu uza gukodesha tubanye ikimbabaje ni uko yasigiye abana batatu bose nabo umugabo umwe hari ikiganiro nabonye uvuga ko abana badahuje base nibyo oya barabeshya ni ukuvuga abana bahuje papa ariko sinzi yaturuka ntabwo uzi yaturuka hanyuma se yaje kuguta byagenze bite none umwari mwapfuye iki ntacyo twe twapfuye buriya hari ukuntu we cyonyine ati si ngo kuki utanyereka iwanyu no kubera iki ahubwo icyo nicyo nengeye kubaza kubera iki mwabyaranye rimwe kabiri ntiwifuze kumenya umuryango we nose hari igihe umugabo none se mu mujyi wa Kigali pe nawe uri umuntu umujyi wa Kigali umuntu akuhahira yego bambi akakuzana akakwishyura inzu nyuma yaho washiduka n'umuntu akubyiye agahita akavuga ati ntabwo nakora niyegeza hanyereka pe wariturizaga kubera ko wari uzi ko agutunze n'abana bakabamenya yego hanyuma muza gutandukana rero bigenze biti twatandukanye ubwo nyine we yahise ko agenda asigira abana akimara kubasigira nanjye ubwo kwishakamo igisubizo ni kwa kundi kujya mu muhanda bananjye se namuniga nta n'impamvu kugira ngo umwana w'umuziranenge wagiye mu muhanda mu buraya cyangwa se wagiye mu bujura hari umuntu uri kugukurikira tumva umuhanda wagiyemo kujya mu muhanda abana bawe kuki nafashe umwana wanjye ngo mwice cyangwa uwa kabiri mwice abati kugira ngo abana banjye baba ejo hazaza basagiye ikintu bamuharira yego ni ukuri hanyuma se niba atari ibanga wagiye ugendaga akazi wakoraga navuga n'uburaya yego none se Jackie hari ikintu nibajije wenda kuki utatekereza gutinda umubyeyi ndumumama reka mbe nafurira umuntu ahubwo wenda ukavuga uti reka nishore muri zanjye isuzumura nakaze nako amasuku nakoraga kabisa umukuru muramagara nkagera nkamufurira agiye byanga nuko avuga ati se niba inzu urabona mu mujyi wa Kigali biragoye inzu y'u 20 umwana akeneye kurya umwana akeneye imyenda umwana akeneye kwambara bikagora icyo ni cyo kibazo hanyuma se ubwo niba atari ibanga byibuze wabonaga abakiriya ise igihe wajyaga ku madana ari igihe wanataga nta n'umukiriya ubonye byagendaga biti nyine ibyo bibaho kubeshya n'icyaha bibaho kabisa ukagenda ugataha nta kintu cyangwa ukagira unuguha ukabona amafaranga ugahera abana kugira ngo babeho nuko byaba byanze nyine nta kundi cyangwa nka byati wankubye ukambara ko mparani ishema ry'abana banjye ko mbafite kuri abo ngo batatu ariko njye numva ngo aba boss nibo benshi baza kubagura nibyo ntango nta bakene baza ngo haza abakira ubona biterwa n'iki nabo babaho ari abakene aba boss nabo bibaho umukire n'ubundi ni umuboss kuki ubura biterwa n'iki kwaza abakire cyane kurenza abakene kandi abakire bakabaye bashaka ibyishimo mu ngo zabo nyine hari ukuntu umuntu wenda ari nk'umugabo usanga agiye stress y'umugore we yakabatika n'ubundi nubwo wanze kubima reka ngenda wowe reka nigendere kundaye hanyuma n'uhe muntu mwigize guru utazibagirwa akaguhemukira muri ka kazi kabi ku buraya yagukoreye iki ni babi nyine nta cyiza pe nakwifuza ku bagenzi banjye ariko ushobora kujya kuryama n'umuntu mukavugana mwamara kuvugana amafaranga yamara kuyaguha tena akayisubiza n'ibyo waba ufite byose ukabijyana ko numva ngo ari ukuntu mujya mukatana n'inzembe ibyo ntabwo bibyambaho ariko ari bagenzi bawe ujya ubyumva kabisa hari benshi babikora pe kandi ngewe Imana izambaho iki kintu cyaha ntabwo nagikora ni ukuri ntuzahemuke none se ayisubiza byagenze bite kandi mwumvikanye urabona hano ukuntu aba yakukura inzoga inzoga ukanywa ukarya ugatahana mwamara gutahana ni karibu
kuryamana kabati amafaranga ngaya kira nyuma waje tukamugutesha gutaha wajya washize mu ibage tena inzoga zagufasha zafashe no zamakumva batise niba bwakeye ajya gukura amafaranga ayabura hanyuma uwagwaga menshi yagwaga ngahe cyangwa se uguha menshi byibuze niba bisaho by'ibikoro biterwa naho hariho ubu tuvuge niba turi urabona nk'iremera cyangwa Nyamirambo Nyabugogo za Gisozi bano batandukanye yego bakubye 5 3 2 yo cyo kigumbu n'igihumbi waragifataga ubuzima kugira ngo mbone kuntu abana nge babaho kuki se nabanize kugira ngo wenda mbane kanga benshi bakura mu mata ni benshi cyane kuki abanje none ndi kubatemagana yo nukuri birababaje biteye agahinda none se basi ubisa uba wumva uzaba mu buraya kugeza ryari Jackie ani kiza cyabyo nukuri nta kiza cyabyo pe sibyo ubu byibuze ntuba wifuza yuko abana batakubona uri mu buraya bose barabyishimiye barabizi akazi ukora nese ako abiga ni bangahe bangana gute umwe afite yavutse 2010 yo ni nabana ubwo afite 11 komera ihangane mama nagahinda gusa ariko ujye wizera Imana sibyo wizera Imana kandi wizera Imana ko uyu munsi ahuri sibyo uri mu mico mibi uri mu buraya ariko wizera Imana uvuga uti Imana nkunda kwiyeretse uza nkure muri aka kazi sibyo nuko nibyishimiye nese ubu mugenzi wawe uriya mwari muturanye yitwa Nzungu ntwabonye ko yavuye mu buraya kuki wotakizera ko uburaya wabuvamo kandi bigashoboka Jackie yashoboka nukuri byashoboka pe sibyo kandi ujye wiringira ko ihangane sibyo komera nagahinda burya navuga ngo iyo umubyeyi ari kurira gutya nuko akazi akora kaba kamubabaje cyangwa se abayumva atari ishema kuri we ndetse no ku muryango we hanyuma sisaha abana bawe baba bakubwira iki Jackie niba atari ibanga ibyo byose umwana w'imyaka 11 ni mukuru abaza akazi nyina akora arabizi kuri indaya bira kabese barayimubye n'abaturanye barayimubye yo baba bakubwira iki abana bawe cyane ko abahungu n'abantu navuga ngo bafungutse cyane kabese barabivuga bati se mama meze gute yego nako yameze gute nakundi nyine none se wowe urabibemerera ukabwira uti nkora akazi k'uburaya yo nose base babareba wenda bazabiteho na niyi sa papa wabo ntago murongera kubonana yo komana nukuri ndabinginze abagabo navuga ngo tujye tureka kuba abantu batagira ubumuntu niba iyi saha uyu mubyeyi ari kurira no marira yose ari kurira biteye ubwoba navuga ngo binababaje cyane kuba umubyeyi yazana kuri kamera akarira ya marira ngana gutya no kuri ndetse hari n'igihe umugabo we ashobora kubabona iki kiganiro ndakwinginze wa mugabo we waba ufite ubushobozi waba utabufite byibuze uzaze ureba abana bawe sibyo Jackie byibuze azaza areba abana barakuze bakeneye kwiga hanyuma si isaha byibuze mubayeho mu buhe buzima uburaya nta kintu ntago bwabatunga abana bariga mbayeho ukambwira ubuzima mbayeho wenda nuko utagera mu rugo yego nzana gusura mu rugo nukuri pe nuko utagera mu rugo ko mbaye n'abahungu banje ko ari 3 kandi benshi bazi urambya ko umwana afite 11 undi akafite 8 akafite 4 none umbaza ngo akeneye kwiga nundi akafata mama turabaho gute urumva byose ni ibibazo njyewe nukuri pe none se Jackie birababaje biteye n'agahinda nukuri kw'Imana pe sibyo ariko ujye wizera Imana nkuko nakomeje mbikubwira none se ubu muba ahantu hatoye ubuse mukwirwamo bimeze biti turame tukagira twiranye ese wabigenza gute nta mwana numwe mu bana 3 wiga kubeshya ni cyane nkubishya Imana mu bishoka byose ahantu yo nese byibuze uba wumva wakora iki hari umuntu ushaka gukurikira akavuga ati no mu mama ari kurira arababaye uba wumva byibuze wakora iki nanga ko mwarangiye yareka kwiga
oya ntago wabyemera ntago nabyanga kuko nuko yo ntago nta bushobozi ufite bwo bishyurira kuko abana babya kuki nabanize se ngere mbata muri ho nk'abandi bose bajya batamuriho no kubera iki nukuri yo Jackie komera sibyo kandi wihangane ubuzima buzagenda neza wumve yuko ubuzima sibyo ni ikintu uyu munsi umuntu abari kurira ejo agaseka sibyo akiri hanagure mama sibyo ejo agaseka jya wumva yuko ubuzima buhora buhindagurika sibyo kandi ujye wizera ko uyu munsi abana bazakura bakanakura neza ku mugani wawe ntiwabanize ntiwabagiriye nabi bakabonarize naho nashyize muto nk'uko ndavuga usanga bafunze kuki nese byibuze Jackie nabonye mu kiganiro mu rugo rwawe navuga ngo utunzemo prudence nyinshi ujye usambana n'abana bakubona ubwo waberetse oya tubwiza ukuri uyu munsi hari umuntu ugukurikiye wifuza kumenya amateka yawe nose ntago nyine n'ubabibona ariko manya kugira ngo babeho nta mwana uzafata nyenje kumuniga oya ariko ntago ari byiza Jackie ntago ari byiza ko wasambana umwana kureba nzabigenze gute icyo wakora icyo nagusaba sibyo uzasenga Imana kandi ushakishe n'akandi kazi sibyo ntago uburaya ari ikera nyine akazi urumva ntago nacitse amaboko yego urumva ko ndi umuntu ndamutse mbonye wenda n'amasukura ariko nkata kugira ngo mbone abana banjye nesanga abana banjye kandi ateye akazi k'isuku ngakora ntagakora pe nukuri pe ntago ndi ikimuga icyambere cyo ntago nize ni ukuvuga ngo uburayi bukora utabwishimiye simbwishimiye pe ndabikunze cyane nimba koko uvuga utuburayi nge mbukora ntago mbwishimiye ubonye ikindi kintu ukora niyo byaba gataro niyo byaba iki byibuse uburayi wagufamo kabisa nabivaho kugira ngo abana banjye kugira ngo babeho ko ntago byibishira abana banjye ubwo babibona bose kabubwira ntago nababyishimiye kuko abana banjye yonza kuba nabakunze koshya n'icyo ntago bakiba kuri iyi si nese Jackie ari umuntu akuramo ibirwara mu bintu ibi nta ndwara byibuze yagize wanduriramo Imana mu ijuru nicyo kintu Imana yandinze yo mu ijuru ishoka byose icyo kintu cy'Imana yandinze cyonyine waripimishije usanga uri muzima ibyo nkubye ni ukuri kandi sinyambeshya mu buzima bwanjye niba waba ushidikanya twagenda kwa muganga uko Imana uko wenda ndi imfubyi pe nta epfo na ruguru ngira urumva niba wumva ko washidikanya na twagenda kwa muganga nta kintu Imana nashinze nakoze ibintu bishoka byose ariko nta ndwara nigeze nkuramo nta ndwara wakuyemo reka ubu se uheruka kwipimisha byibuze ujya uvugira agatima atari ko si ibi byaha ko mbikora ni cyane avuga no kuri kibipe kinagayitse nk'umubyeyi byibuze ugafata umwanya wo kubuteka njye kwipimisha kubera abana banjye nkabate ejo n'ejo bundi nkababwira ati rupfumfuye no runguhuru kandi nabo bazi ubwenge babatika mama kature kuntu kwagera kwamushyira ku murongo yo bone bagusaba kubireka bose barabyishimiye uzi kumva ukabati mama ngo ni indaya muri karitsiye ibyo ni intimba imwe irenze kuri birababaje hari umuntu ugukurikiye iyi saha byibuze se Jackie nanone ikindi kibazo dusa n'abagana ku musozo ntago nifuza kubona ukomeza kurira pe sibyo nanjye biri kunshengura umutima biri kumbabaza byibuze nk'iyo ugiye gusambana ujye wibuka byibuze kwirinda cyangwa ari nabo uhura nabo bakakubwira uti hoya ntago dukwifuza nuko twanakiproteje ni kwirinda nabyo njya mbyifuza pe ariko hari igihe umuntu aza urumva ndakumva mama akayambara yamara kuyambara tena akaza kwikura uranya agasa niyirinda uko igihe cyose nabukoreye hari benshi babyanduriyemo njye ntabwo nabyanduriramo kwima wenda Imana ishobora kuba ifiteho umugambi ni kuri birababaje navuga ngo biteye agahinda ari igihe mbona amarira y'umubyeyi nanjye nkumva ndababaye nkumva birandenze ariko ni ukuri hari umuntu hano udukurikiye kandi ndabizi ko muri inshuti zanjye n'uno mu mama byibuze twatanga 500 twatanga 1000 twatanga ngahe byibuze agahindurirwa amateka byibuze si kurya bimeze bite murya gute
iyo wabonye icyo gihumbi se byibuze murahaha nta kibazo cyane ko watubwiye uti hari n'igihe nshobora kugenda sinanayacyure. ni kwa ko niko byaturanye ati mugaburira abana banjye barya ubuse batatu bose abona umuntu bagaburira nyine ufite aramuha karya nanjye wenda nk'ikaroma mbega ni ibintu birebire ko ugira icyo wisabira abantu badukurikiye Jackie kandi komera sibyo kintu nabasaba ko nyine ntabwo ndi ikimuga ni waba ufite akazi cyangwa akamasuku kugira ngo abana banjye babeho uko bana kuki ntabwo negeze mvuga ati kuyikuramo nkuko narajyaga uwo muhanda byari kuba none ndagira ngo maranire abana banjye ejo hazaza icyo bamarira icyo nasaba uwaba ufite akazi urumva ko bati amasuku nakakora yego mama pe sindi ikimuga niwumva ko afite umutima wa kimuntu kabati si umuntu nahagiye icyo muha kugira ngo abashe kugira ngo rero abana be nukuri aho yabakoze nukuri pe nukuri kw'Imana iyo nkoresha mu kiganiro ari kurira mba numva nanjye byandenze pe kandi nukuri wenda hari abavuga ngo iyo umuntu agiye mu buraya ntajya bureka abo wababwira iki nyine hari benshi burya abantu baratandukanye ashaka kuvuga ngo hari abaca umugani njye naje nashyize umupira hasi ko nta cyiza cyabo nakwenda pe shimira ko mfite abana yego abana ndabishimira ko nyibafite bande bakabati mama ese turaburara ese turabwirirwa kabati ni mutuze ahoreza kwa runagati kwa mutore mugende mwabyire babagaburire urumva kana ni posho natanzeyo nukuri je ntanubwo mbyishimiye nagayenda ariko sinzi ko nyagasane we zana abana yonza ko bafite ababyera ubundi ibyo byose ntabwo byari kuba oya ntukicuze sibyo ntabwo byari kuba no ntukicuze mama sibyo kuko abantu bose ntago ariko bafite ababyeyi sibyo ariko reka mvuge ngo no kutagira mubyeyi cyangwa se ababyeyi ni igikomere abana banjye mu mujyi wa Kigali ni igikomere pe sibyo ariko iyi saha hari abantu bashobora kubona ko bati nifuje kuba umubyeyi w'uno mu mama cyangwa se mbaye musaza we mbaye murumuna we mbaye mbese akakuba hafi sibyo kandi ukomere noneho dusoza nakubaza ese nimero zawe ni kangahe ku buryo byibuze umuntu wakenera kugira n'isukara koherezaho yanayohereza nimero yanjye bayite 078 39 32 yego 740 kanyiti uzayisenga Jacqueline uzayisenga Jacqueline Jackie komera sibyo komera wihangane kandi ujye usenga sibyo ujye usenga byibuze muri ibyo nanjye nimyo shaka kugira ngo abana banjye ejo hazaza muri iyo mico yose uri kuba ati hari ibyo Imana ndinze ariko ujye usenga uvuga uti Imana mperitse abana banjye Mana ndi umubyeyi ndifuza ko nava muri ubu buraya nava muri izi ngeso mbi nava muri ubu buzima byose ubyereka Imana kandi nzi ko nakiyinanira sibyo ishobora no guca no mu bantu byibuze ukavuga uti n'ubu yo nacuza gataro niyo nakunguka igihumbi cyanjye yego cyane ko wenda numvishe byibuze ufite ubushake bwo gukora sibyo ngayihangane kandi ndabizi ko abadukurikiye ni ukuri ntazabura n'uwavuga uti no mubyeyi mugurire n'isukari sibyo kandi ihangane ukomere n'ubundi ukomeze ubu umugabo sibyo hanyuma papa wabo bana muramutse muhuye isaha wamubwira iki bana se uwo wagwemukiye mwicaranye nk'uko twicaranye ndamuzi se oya nese ntago kandi mwabyaranye gatatu niyo twabyaranye gatatu yanjyanye iwabo oya nyine nk'umuntu mwabyaranye ariko bafite inshingano ku bana bawe ndafite kubanga nawe azabyumva biboneye ariko ntago yagiye ngo anyereke iwabo ahavuka oya mvuze mwicaranye mwongeye kubonana turambye abana batatu bose uko aho imyaka igeze yabaga ari umuntu ugira urabona afite avuga ati abana n'ababyaye abana batatu afite uburenganzira bw'abana be kuki atagize umutima wa kimuntu bazi mana hari ikiganiro nkora nkababara ariko reka dusoze Jackie ntago nifuza ko wakomeza kurira kandi ihangane sibyo komera komeza utwaze n'ubu buzima sibyo wakoze mama namwe murakoze
Gasaro TV.